wenda Dawudushize yajya arwara cyane ugasanga yarafite amadezordre menshi kandi nawe yabigiraga mu ruhare ariko baramuganirije we yasubiye ku murongo nawe yagendeye uwo bita Rukundo Abdrahiman Powerplay yatanze ubutumwa ngo abuha Abarundi bene wabo ababwira ngo mugabo niba mugeze mu Rwanda uje gukina umupira ati mu Rwanda hari utubari turi vibrant cyane umuziki mwinshi urumva ku rwego rwo hejuru ati ibyo banza ibara uryima amaso ati kuko utubari two mu Rwanda turaryoshye turi hejuru cyane ati cya kabiri niba ushaka gukina umupira ati inkumi z'ikimero n'uburanga niho zibereye kandi abakinnyi bagira ikibazo kimwe bakunda bango nabo ati bakinnyi abo bakanye cyane ati bakinnyi bagenzi ba bamwe barwaye duteze abandi biki ati bakinnyi bagenzi ba nago bakina match ati inkumi z'uburanga buhambaye nka zimwe baririmbaga muri ya ndirimbo ya KGP urumva ati dore uburanga buhambaye ati niho zibarizwa niba ushaka gukina umupira Nyarugenge yego pe ati izo nkumi zima amaso ubwo butumwa yabuhaga Abarundi bene wabo ariko ngira ngo bureba saba atlete gusa ariko cyane cyane nibo barebwa kuko buri gihe uzabaza barakubaza ati Sarpongo aratsinda sezo ya mbere iya kabiri Sarpongo yarabuze kuro ndagira ngo nkubwire ko aba bakinnyi b'Abanyarwanda uribuka kajama kitwa Armel Gislin cyane aza muri Gasogi gacenga n'ibyatsi Cameroon Armel Gislin yagiye muri Kiyovu baravuga ndagira ngo nkubwire ko ndagira ngo nkubwire ko aba bakinnyi b'Abanyarwanda abakinnyi b'Abanyarwanda 98% impamvu gusohoka akenshi bibibazo bikomeye cyane abenshi bakubwira ko wabanze gusiga abakopine babo ye mfite ingero ye aroga ati ngewe ninsiga sheri wanjye Nyarugenge nkajya guhaha i Burayi urumva buriya ucishamo amaso benshi bagiye i Burayi burya bari mariye urakabona ku kantu kuntu kameze fata ba Jadi fata ba Salomo fata ba Mukunzi Yanike narage nawe nuko ejo bundi Mangwende waramonye ndakubwiye ngo baravuga batiriya Nyarugenge ukuntu tuyizi urakora ikosa gusa ryo kumusiga ngo ugiye guhaha urahiye baramupapuza numenye ukuntu bigiye mu mutwe ni hatari hano i Kigali hari ibintu umukinnyi agomba kumenya kwizigira mu Rwanda no ku isi abagore ni benshi kurusha abagabo bivuga ngo abagore ntaho bazajya barahari mu Rwanda ni benshi kandi ni beza erega kongereho ni beza cyane uriya nka za Ethiopia na za nabo ni beza ariko si benshi mu Rwanda ni cyane umuntu avuye Ghana namwe iby'amasura banze gusubira banze gutaha ibi twabigenje nyine tugira uwo mugisha sasa hari akantu tayifageze kuvuga abantu baraseka ati urashaka kwemeza umwana ngo we nguri hatari cyane wove mu mwitozo bagukubye isaha n'igice wiruka hano kuri tapi uzi ukuntu aka gatapi kayaza kararyana muri iki gitondo ubyutse saa 3 n'igice kugera saa 5 wiruka urashonje uragiye urakarabye saa 10 amasaha abiri umwara bakuri hejuru akuzi gutoza ni bro wirinda nyine gukora icyo bita gukreya ampermanence nyine gukomeza guhamagara abakinnyi ntago ari fresh ariko nyine iyo umutoza asifuye agahamagara akagukosora nk'umuntu nyine uravuga ati ntongeye gukora amakosa abiri gatatu abaguhumekera mu bitugu bigusaba nyine gukoresha ingufu zose kugira ngo umwemeze hato byibura utazobera no muri 18 niyo prime ukayibura you see kandi iyo utamwumviye urabizi ko birangira nyine gushyize hanze rero nabwo ugakora amasaha abiri uri concentre washyizemo imbaraga urashoje ubwo si imyitozo amasaha 3 n'igice kwizigira uri mu kazi amasaha 3 n'igice injijuke muri biriya bintu zikavuga yuko ngo inshuro imwe ngo umeze nk'uyurutse ibirometero 42 icyo nakuba ugasanga umuntu wongeye ngo ndamwe kwemeza umukobwa w'umunyarwanda ageze Dubai ageze Qatar bemeza ibiki ko oya umukobwa n'abarabona n'abanyanyiza bemeza iki izi saha ni bavuga ngo bajya mu myitozo nyabwira ko bajya mu myitozo saa 3 n'igice ubu ni saa 4:40 none uko ushaka gushyiramo ingufu nyinshi ushyiramo ibiyoga ngo reka ngo mfungemo ibiyoga ngo biremereye ngo nshyizemo cya whisky ngo cya Hennessy ngo kimereza kandira
n'ibyo biyoga birakunaniza uwo mukobwa ntacyo uri buhindure uzi icyo bisaba rero wowe gusa arakoze ati washoje maso icyo bisaba perezida de sandorari nigendere amakipe yo mu Rwanda icyo nakubwiraga icyo nkubwira amakipe yo mu Rwanda aya ngaya ashaka kuzakompeta ku ruhando mpuzamahanga aba yashoye akavagari k'amafaranga niyongereho poste idahenze buri kipe yangaje umupsikologe